abagore benshi cyangwa se abagore bamwe na bamwe iyo batwite inda zivamo. Yes, hari abagore benshi batwita inda zivamo ariko ugasanga umuntu ntago azi impamvu, ibintu bibaye rimwe, bibaye inshuro 10, bibaye inshuro 20, miscarriage ikaba izo nshuro zose utabizi. Rero akenshi biterwa n'impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Iyo hatarimo rwangendanyi, ariko akenshi haba hari impamvu nyinshi zibiri inyuma. Izo mpamvu rero nizo ngiye kukuganirizaho uyu munsi. Ngiye kukuganiriza ku mpamvu 10 zishobora gutera zishobora kugutera gutuma utwita inda zivamo akenshi. Gutwita by'umwihariko wenda nk'uko umuntu uri muri mariage ni ikintu cyiza kuko umwana ni umugisha, kandi abenshi bavuga ko umugore ari urubyaro. Umugore ntabwo ari njye wawuciye, niba udafite urubyaro ntabwo ndi hano kugira ngo ukomeretse, nawe igihe cyawe kizagera, ariko abenshi niko bavuga. Ariko nanone iyo bitabaye atari we byaturutseho, tukicira urubanza, hari impamvu biba byabaye. Ariko nawe utwita inda zawe zigahora zivamo utazi impamvu, ndagira ngo mbigusobanurire muri iyi video umenye impamvu ishobora guteza umuntu gutwita inda zivamo. Impamvu ya mbere, hari ibibazo byo muri nyababyeyi cyangwa ibyo bita uterus problems. Ushobora kuba ufite ibibazo muri nyababyeyi ariko tukaba tutabizi, kuko abantu abirabura by'umwihariko twe tugira ingeso yo kutisuzumisha. Yes, kumva ko niba uri kubona ikintu runaka kumva ko utakisuzumisha, tuvuge niba uri no gutwita n'izo nda zikavamo, ukumva ntushishikariye kujya kureba ikintu kibiri inyuma, ikintu kitera nyine izo miscarriage. Ariko burya nanone kuba ufite ibibazo muri nyababyeyi bishobora kuba impamvu ya mbere ishobora gutuma utwita buri gihe inda zivamo. Okay? Indi mpamvu ya kabiri ni imisemburo idahagije. Imisemburo idahagije ariko nanone iva ku mirire mibi. Bro, ushobora kuba uri umuntu ntabwo ubyitaho, uratwise, wenda uri aho mu cyaro wiririye iyo myumbati n'ibishyimbo, kumva ko ibyo ari ibyo ngibyo, kumva urakomeye, kumva mu gitondo ugiye guterura igitebo cy'ifumbire, nyine ukavuga uti gende muzima, ngiye mfite imbaraga. Ariko burya Isiraheli babipimira, kuba ufite imbaraga uri umubyeyi Isiraheli babipimira, kandi ibyo urya bigena ko ugira imisemburo myinshi cyangwa ugira mikeya. Wagira imisemburo mikeya rero idahagije, bigatuma ugira icyo kibazo cyo gutwita inda zivamo. Quote that. Icyo kintu cyumve neza. Ikindi ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari nka za gonorrhea cyangwa imitezi, syphilis, izo mburugu. Izo ndwara zose kubera ko ziragenda zikagera ku bice runaka by'imyanya myibarukiro, akenshi bishobora kugutera gutwita inda zivamo. Yes, ushobora gutwita mu gihe wazanduye utarakira. Ako kanya rero ntabwo byahita byoroha kuko umubiri wawe uhita accepting ibyo bintu. Yes, hari ibintu umubiri uhita utangira kurejecting hakiri kare. No gutwita rero birimo, kuko hari uburwayi ufite nturabukira, ariko ushaka no kongeraho nyine umubiri kongeramo wenda nko gutanga ubuzima. Ntabwo byakunda rero. Izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nazo zitera gutwita inda zivamo. Ikindi ni umuvuduko w'amaraso. Abantu benshi ntabwo mubyitaho, waba uri umujene, waba uri umwana mutoya, waba uri ugomba kwita ku muvuduko wawe w'amaraso, by'umwihariko ku byo urya. Niyo mpamvu atari byiza kwiruhamo umunyu mwinshi, bino birungo byinshi, amavuta menshi, biriya bintu byose byaguteza ibibazo birimo amakolesterol n'ibiki byose, ugomba kubyirinda. Rero umuvuduko w'amaraso, niba umukobwa wenda kujya muri mariage, ufite iyo gahunda, byiza ugiye warafashe wenda nka regular measurement cyangwa nk'ibipimo bisanzwe. Niba wari umuntu urwara umuvuduko mwinshi w'amaraso yihuta, ugomba kumenya ibyo ugomba gufata, ukazagera icyo gihe cyo kuzajya gutwita umubiri wawe wariteguye ku buryo nyine gutwita bitazagorana. Umuvuduko w'amaraso nawe uri mu bintu bitera abantu benshi kuvamo kwinda. Mubyumve neza. Umuvuduko w'amaraso yihuta cyane, n'amaraso agenda gakeya nayo agira effect zitari nziza cyangwa ife zitari nziza ku gutwita k'umubyeyi. N'inda nazo zishobora kuvamo. Ikindi ni indwara ya diyabete. Diyabete ni indwara igira ingaruka nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu. Rero no mu gutwita nabyo iyo ndwara nayo iri mu bintu nyine bishobora gutuma ugira udatwita. Iyo urwaye uri umukobwa ntabwo bishoboka kutwita, ndetse no ku bagabo mu myanya myibarukiro hari ingaruka diyabete igira. Rero diyabete ntabwo ari uburwayi bwiza. Ubishoboye hakiri kare, irinde iyo sukari nyinshi, uyirinde uko ushoboye, uyirinde cyane, just for sake y'ahazaza hawe. Rero kuba ushobora kuba utwite inda zawe zigenda zivamo na diyabete ishobora kuba impamvu yawe. Kunywa inzoga cyangwa itabi,
abagore banywa amatabi sinzi niba mu Rwanda, ariko mu Rwanda barahari, by'umwihariko na kera barahabaga nk'ibitamba sorry I'm stammering, nk'ibikamba n'ibindi, ariko by'umwihariko kunywa inzoga nyinshi cyane noneho uri n'umukobwa, uko uri kuzinywa uri umukobwa nujya no mu rugo bizaridinga kuri izo ngaruka. Ushobora kuzaba waranyweye amarikeri akomeye mu gihe wari umukobwa, wagera mu rugo wajya ujya gutwita bikanga. Ndetse n'iyo ukomeje kujya muri mariage ukagumya kunywa inzoga, akenshi nabyo biranga. Itabi ryo ni icyitonderwa, umugore unywa isigara ntabwo ari byiza, noneho by'umwihariko ku muntu uteganya kubyara ntabwo ari byiza. Rero biba byiza unariretse bibaye ngombwa. Ikindi kintu gishobora gutera gutwita inda zivamo, hari imiti imwe n'imwe cyangwa ikoreshejwe nabi. Ushobora kuba urwaye izo ndwara ziri koronike, wenda ukajya unywa imiti ukaba wanayinywa nabi, ukajya ufata amakire yawe nabi, icyo gihe nanone ntabwo biguhira, bikumerera nabi cyane, bikumerera nabi cyane cyane ku rwego nanjye ntazi, ariko bikumerera nabi cyane. Rero biba byiza niba ufashe imiti, gendera ku mabwiriza ya muganga, ugendere ku byo muganga yakubwiye kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza, then nuko gutwita inda zivamo bizagenda bigabanuka. So nuko gutwita inda zivamo bizagenda bigabanuka niwiga gukoresha imiti neza, ukagenda ku mabwiriza n'amategeko muganga yaguhaye, ibintu bizagenda neza cyane. Ikindi kintu gishobora gutera umuntu gutwita inda zivamo, I'm sorry for the way I'm looking, I was coughing, hari imirire mibi cyangwa kubura intungamubiri, ama vitamins, ama proteins, zira zose. Muntu urya ntiwite ku mirire yawe ngo wite ku byo uri gufata, sinzi ikibazo ufite. Rero ibyo urya iyo bitarimo intungamubiri, kuko umwana akenera ibimutunga, rero iyo ibimutunga bidahagije ntago yabaho, nta kuntu ya surviving. So rero imirire mibi no kubura kw'intungamubiri bishobora gutuma utwita inda zivamo. Ikindi ni stress nyinshi cyane, hari abantu bakunda kwitesha umutwe, byagenze gutya wataye umutwe, byagenze gutya wataye umutwe, igihe cyose wara wataye umutwe uri stress, ishyire muri areze, icyo gihe nacyo kirakenewe. By'umwihariko niba uri mu rugo utangiye kugera igihe cyo gutwita, kuko abenshi tujya mu rugo ari byo bitujyanye kujya gutanga ubuzima, nawe bidakundira, ariko ndabizi ko buri muntu wese afite ibyo byishimo cyangwa ibyo byiyumviro. Rero iyo ugira stress nyinshi, hari nk'abagore bagira stress, umugabo yazanye runaka ko mu rugo ufite stress, nasuwe na runaka ufite stress, uriya aba mu rugo ufite stress, igihe cyose wari ufite stress uzabahute. How can you survive? How? I don't know. Ariko ugomba kwiga kwishyira muri areze, ibintu byose ntabwo ugomba kubigira intambara, ntabwo igihe cyose kikuba cyacitse. Tuza, niba ari ibintu uri gukora bikanga, tuza. Nyine ubwo ntabwo biri gukunda, tuza rero. Kandi niba uba uri kubana n'abantu, ntabwo ari byiza kugira ngo byose igihe cyose wowe ugiye uhora wumva uri stressé, runaka ariko na stress biki no, ntabwo ari byo. Ishyire muri areze, utuze, ubashe gutwita, ubashe gutanga ubuzima bw'umubyeyi, sibyo? Ikindi ni imirimo ikomeye cyane. Hari umuntu umva ko yatwise, yagiye kwa muganga yipimishije, then bamara kumubwira, nyine bamuhaye igisubizo, bakoze test grossesse bagasanga uratwite. Wowe kugira ngo utangire wigengesera, ahubwo kikaba ari cyo gihe cyo kugira ngo utangire witeshe umutwe, ujye muri ibyo bizigo, ubwo kugira ngo umwana azavuka ari cyo wakoze. Ariko se warose ko ubuzima bwiza, gutanga ubuzima bwiza bihera ku munsi wasabiyeho. Yes, ibyo ukora bizagera ko umwana azabara igihe kinini muri nyababyeyi yawe, cyangwa uzamucumbikira igihe kinini, cyangwa azahita yiviramo. Rero biba byiza utangiye kugabanya imirimo ikabije kandi inavunanye. Biba byiza utangiye kuyigabanya, ukamenya ngo niba ntwite biragenda gutya, ukamenya ngo niba ntwite ndakora ibi, umwanya wo kuruhuka n'uyu, ibi ngomba kubihagarika, ibi ngomba kubakomeza. Nubwo hari abagore batagira amahitamo pe, ndabyumva cyane. Kuko niba nta mahitamo ufite, ubona umuparteneri wawe atitaye ku byo urimo, jya muri family planning. Niba utayizi cyangwa utayishoboye, forbearance y'akaga, ifate bikomeye, wikomeze, komere mu mwami Yesu. Kuko none kugira ngo, kuko uko inda zivamo niko nawe wangirika, mentally urangirika, ariko nanone mu mubiri, muri reproductive system cyangwa mu myanya myibarukiro yawe urangirika. So rero biba byiza utangiye kwimenya mu gihe uri gusama. Ikindi ukamenya bino bintu byose narondoye hano ruguru ko bishobora gutuma utwita inda zivamo buri uko utwise
inda zigenda zivamo. Rero ubimenye, ubyiteho, umenye icyo ugomba gukora n'icyo utagomba gukora mu gihe utwite cyangwa mu gihe witegura gutanga ubuzima, kugira ngo wirinde izo miscarriage cyangwa kukuvamo kw'inda. Nubwo wenda hari abo zivamo wabishatse, ariko iyo utabishatse byirinde. Ibi ni ibintu wakirinda, ibi ibintu byashoboka, ibi ni ibintu mugenzi wawe mufatanyije urugendo rw'urugo, gushinga urugo mwafatanya bigakunda. Rero irinde izo nzoga, ayo matabi, wirinde gusambana n'abantu banyuranye mu gihe utwite, kuko ushobora kurwara izo gonore na za syphilis. Ikindi ujye ibiryo bihagije, igakurya indyo yuzuye igihe cyose, igakurya indyo yuzuye, kuko niho uzakura iyo misemburo ihagije n'izo ntungamubiri zigomba gutunga icyo kiremwa kiri muri nyababyeyi yawe. So rero ntatinze, niba wakunze ikiganiro ugomba gusubscribinga, niba utarasubscribinga ugakomentinga ibintu naza kuganizaho ubutaha, ugasharinga ku bantu batari babizi, then